mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Nikita arimo aniga Ivy yasaga n'uwasaze. Inkuru yaceka n'ubundi tuyitangirire kuri Nikita. Kian ahera akamufata akamubwira turakora ibiki. Ahera ko amusunika akamwaka Ivy. Kian arabanza akabaza Ivy kamubaza tumeze neza babe, are you okay? Nagakubabaje. Ivy ati meze neza. Nikita atangira kwitonganya mujinya ukaba wose arimo atuka Ivy, amutuka ibitutsi bibaho n'ibitabaho, akamwita ihabara ndetse n'ibindi byinshi. Abari aho ngaho bose bahera ko babona ko ubukwe bwapfuye, bahera ko bigendera. Kian mu burakari bwinshi ahera akabaza Nikita akamwata ariko ubundi kamubaze muko reba igihe wahereye utukana. Ese utekereza ko we yabuze icyo gusubiza? Ese utekereza ko we adafite icyo akubwira? Ariko ntago ari ikigwari nkawe, ntagahubuka nkawe. Wabibonye ko mufite itandukaniro? Uri kubibona impamvu mukunda kurusha uko ngukunda? Ibyo byose Nikita kibyumva umujinya uhera kuzamuka ajya gusatira bigwa gahera kamufata kamubwira atari ko se watuje ubundi ufite ikihe kibazo? Nikita ati ubundi waretse nkica aka gakobwa. Kian ati nguyu ngaho ngwino umukore we, ngwino ugaragaza ikibi kiri muri wowe. Ese ubundi ninde koko ubona ko nazagushobora? Umugore utagira kwihangana. Ubundi waraye mu mayoga. Erega n'ubundi uracyasinze. Gusa nanone umuntu nasenda icyo yanyoye asenda ikimurimo. Ako kanya papa Nikita ndetse na papa Kian bose bahera ko bahagera. Papa Kian ahera akabaza kiri kujya mbere bakamusobanurira byose. Yitegereza Kian akamubwira ati Kian, uraramuka udakoze ubu bukwe, uraramuka utabanye na Nikita, ndaguca mu muryango wanjye burundu. Nta wundi mukazana nzi uretse Nikita. Papa Kian ahera akanigendera. Mama Kian akamukurikira. Bigwi na Ivy ndetse na Kian nabo bahera ko bavaho. Bagenda mu muhanda. Kian afite umujinya n'uburakari arimo avuga ati nta kibazo, papa nashaka nce, nashaka mbyaruke, ariko sinzigera mbana n'uwo nakunda. Gute ubundi nabana n'uriya mugore? Umugore utagira kwihangana. Reba ukuntu ibintu byose yabimenaguye, ibintu byose yabitereye hejuru, abantu bose yabaciyemo igikuba. Ubundi uriya mugore ntiyazanyicira mu nzu. Bigwate Kian, njyewe ndagushyigikiye. Hagarara ku cyo ushaka, usigasire icyo umutima wawe ushaka, ibindi ubyihorere. Ivy waba afite n'ubwoba yitegereza Kian kamubwira ati Kian, wakoze icyo ababyeyi bawe bashaka, wandetse. Kian yitegereza Ivy mu maso kamubwira ati babe, ibuka waransezeranyije, narakubajije ngo uri tayari guhangana, urambwira ngo uri tayari.
uzi icyo nashakaga kukubwira kirya gihe nuko nari nzi ko izi ntambara zizagera aho ngaho zikaza. Nari mbizi ko bizagorana, nari mbizi ko kumvisha umuryango wanjye ko mfite undi mukobwa utari Nikita bizagorana. Ibi tugomba kubicamo, tugomba guhangana. Iva atangira no kurira avuga ati Kian, karande si ikintu. Ubu nibwo ntajya nasobanukirwa ko karande ikurikira umuntu. Urabona ngo nanjye iwanyu banyange, urabona ngo nanjye bimere nk'uko mama wanjye byagenze. Kian, mfite ubwoba. Ibi bintu waretse tukabireka, ko njye ngira ubwoba bwo kuzashaka mu muryango nisanga utankunda. Ndeka ngende nkomezanye na Liam, n'ubundi naramubabariye. Kian ati winzamurira kamere, umbwira Liam, uzaba uwanjye, ngiye kurwana, nkurwanirire, njye nawe bizarangira neza, kandi bizarangira twembi twishimye. Iva toya Kian, none nanjye nazabaho nka mama, nazabaho umuryango wawe utankunda. Mama nuko yabanye na papa, kwa papa batamushaka. Mama yanyuze mu buribwe bwinshi kubera umuryango wo kwa papa, none nanjye byazambaho. Oya Kian. Kian ahera akabaza Ivy, akambwira ati none se papa wawe yigeze areka mama wawe ngo nuko iwabo batamushaka batamukunda? Ivy atoya. Kian ati rero uwo ni we njye, icyaba icyo ari cyo cyose nanjye sinzakureka. Sinitaye ko ibyabaye kuri mama wawe aribyo bizisubiramo, icy'ingenzi ni uko ngukunda. Iwacu bagukunda batagukunda, bagushaka batagushaka, njye nawe tugombe tubane. Ahubwo ndagira ngo ugende mu rugo iwanyu ubateguze. Ndashaka kunyereka ababyeyi bawe ukababwira ko ari njye ukunda. Abanjye bakubonye ndabizi mama azadushyigikira. Papa we niba atabishaka ubukwe bwanjye nazabutahe, ariko ngombe mbane nawe. Iva atari ko wasezeranye na Nikita. Kian ati ibyo bindekere, ibyo bindekere, ntacyo bikurebaho. Umurange nawe tuzasezerana. Iminsi iragenda ikicuma. Kian na Nikita ubukwe bwabo bugapfa. Kian ahura na Nikita ari kumusaba ko bajya kwaka gatanya bagatandukana. Nikita yitegereza Kian akavuga ati Kian, koko nta nubwo wigeze untankunda? Kian ati reka nkubwize ukuri Nikita, njye nawe ntabwo twabana, ntabwo wambera umugore, nta na rimwe nigeze nkubona nk'umugore wanjye w'ahazaza. Iyo ugira amahirwe Simure na Ivy ahari ntari kuzagukunda, ariko nukuri nabyishatsemo pe. Nakoze uko nshoboye, naragerageje, ariko byaranze. Ntabwo nagukunda, nkufata nka sister wanjye. Nikita arababara, marira menshi. Kian ahera akanamusaba imbabazi, akamubwira ati mbabarire kugutesha igihe. Nikita ahera akabwira Kian, akabwira ati Kian, nsabira imbabazi Ivy, narikunze. Iyo bitaza kuba ukwikunda, nari kuba narabibonye ko utankunda, yewe utananshaka, ahubwo wishakira Ivy.
Nikita ararira Kian agatangira kumuhoza. Nikita ahera akabwira Kian akabwira ati Kian, reka tugende twake gatanya, reka njye nawe dutandukane. Kian ati se nabura uzambera inshuti isanzwe, ese nabura uzambera mushiki wanjye, ese nabura tuzabana nk'uko twabana guhereye mu buto bwanjye. Nikita ahera akabwira Kian akabwira ati Kian, ahubwo mbabarire, kubera kugukunda cyane no kugusarira byatumaga nkubahuka, byatumaga nkutwara uko nshaka. Numvaga kuba ngukunda bimu uburenganzira bwo kugira uko nshaka, ariko ntabwo byari bikwiye, umbabarire. Nyuma yo kuganira bahera ko bajya kwaka gatanya ndetse banabyumvikanyeho, ubona ko Nikita none hasa n'uwaciye bugufi. Nyuma yo kuva kuyaka bajya mu rugo kwa Kian, bagasanga Bigwi ari kumwe na Ivy ndetse na Mariza arahari. Ivy akibona Nikita ubwoba buramwica. Nikita ahera akabibona akavuga ati Ivy, ko mbona ufite ubwoba, humura ntabwo nje kukugirira nabi. Ahera akamwegera agapfukama imbere ye ari no kurira, akamubwira ati mbabarire, nagize ukwikunda, numvaga nta muntu ushobora kuza ngo abe yantwara Kian, numvaga umutima we narawigaruriye, ariko naribeshyaga. Urukundo ntago barwinginga, nta nubwo baruhatiriza. Urukundo rwa nyarwo burya ruragushaka ntabwo urushaka. Nagiye ndwana kenshi, ntacyo ntakoze ku bwa Kian, ariko wowe utarigeze ukora kidasanzwe, nta kintu kidasanzwe wigeze ukora, utarigeze ugira ikintu n'iki na kimwe umukorera, urukundo rwe rwaje rugusanga. Mu gihe nge twakuranye, twasangiye byose, twajyanye amahanga kwiga, tugakura tugendana ahantu hose, abantu batuzi nka couple. Urukundo rwe rutigeze runzira, ahubwo ni njye nyine wamukundaga. Nta mpamvu yo gukomeza kwizirika, reka nemere ukuri kuko Kian adashobora kuba uwanjye. Umbabarire gutinda kubimenya no gutinda kwakira uku kuri, nakoze amabi menshi pe, ariko maze iminsi nitekerezaho nsanga ibi bidakwiriye. Narinje kugusaba imbabazi, muzagira urugo rwiza. Nikita asaba imbabazi Ivy, agahera akasohoka akigendera. Agera mu rugo agapakinga ibye byose, akerekera ku kibuga cy'indege, ubundi agahera ko yigendera. Iminsi iragenda ikicuma, Ivy yerekana Kian nk'umukunzi we. Iwabo barabibona ndetse bakanabyishimira. Gusa nanone ku rundi ruhande hasigara impungenge zo kwa Kian mu rugo. Tuva aho ngaho twigire kuri Karungi ndetse na Priya. Barimo baganira. Priya bari kubwira Karungi
ati rero Karongi uzambabarira ibintu byose nakubwiye uzabigira ibanga gusa nyine mu minsi yashize Ivy yatweretse undi musore mwiza pe nahahuriye na Ayman ndetse na Liam uriya mukobwa umenya agira amahirwe yo guhura n'abahungu beza gusa beza pe ndamureba nawe nkumva hari yabo wanjye Karongi atahura atangiye ubwo utangiye gutyo ugiye kwica ubukwe bw'undi mwana Priya kuri iyi nshuro ntabwo naceceka pe aho bigeze ri ku bugome Priya terega ndumva ndi gushyugumbwa Karongi atari kufite ikibi kikwaritsemo warabanje umutesha Ayman umutesha Liam ngo nuko ukunda Liam none kano kanya urashaka kumutesha n'undi musore bari kumwe urumva utari umusazi wowe urumva utarasaze ndati oya ntago nasaze ndi muzima ndate n'ubundi umuntu iyo yasaze ntabimenya abantu babimenya nabamugaragiye nge rero ndi kubibona wasaze ahubwo ndaza gushaka uburyo bakujyana rwose mu kigo gishinzwe kwita ku basazi kuko ubundi wowe mbona rwose ikintu usigaje no guturumbuka ukiruka kwanza Priya mbabarira uva ahangaha ugende izo nkuru zawe ugeze ndumva nashaka uzumva ubwo bugome n'ubuhemu bwawe genda ushaka ahandi hantu bukorera hatari kuri rwose kuri njyewe ibyo bintu narabitamwe narabihaze hato nanjye mutazangira nka ni murate ibyo nzi nzafunga umunwa nta kintu n'iki na kimwe nzavuga Priya ati nyine niba wiyanga uzibeshye uvuge Karongi ati mbere ahangaha agenda aramwirukana Priya agahera akagenda ku rundi ruhande Ivy bari kumwe na Ntwari Ntwari ari kumubaza ati ngaho rero mbwira ukuntu ibi bintu uri bubibwire Liam mbwira ukuntu ugiye kubwira Liam ko ugiye kubana n'undi musore kandi waramubabariye Ivy ati Ntwari uzi ikintu nashakaga se nashakaga kwishyura Liam nkamukora nk'ibyo yankoze uzi impamvu nabiretse ni ukubera Kian narabimuganirije arambwira ati icyo kintu ntuzigere ugikora buriya niyo mubwiye Liam aba yenda kunyica Kian yarakariye Liam pe kuri rwa rwego ntagusobanurira ahubwo rero kangutumye ugenda umumbwirire nyine ukuntu situation zose zifashe kuko nyine n'ubundi ngiye mugeze imbere kubyumva no kubyakira byamugora kubera ko nta jambo ryiza naba ngiye kumubwira Ntwari atari ku bundi kumubwiza ukuri bitwaye iki nyine ukamubwira ko ibintu byose byanze kongera kumukunda byakunaniye bikagira inzira bakiri aho barimo baganira n'ubundi Liam ahera akazi Ivy ati Ntwari ntumbwire ko ari wowe wahamagaye Liam Ntwari ati nagombaga kumuhamagara kuri iyi nshuro ndashaka ko umubwiza ukuri
ntago nshaka ko azabyumva n'abandi, ni wowe ugomba kubimubwira. Liam aza aseka arabaramutsa kavuga ati ariko Ivy ntago ukinyitaho nka mbere. Ibaze ko no kugira ngo nkubone bisigaye bisaba ko hari undi muntu unyuraho. Uzige nari maze nsaba ntwari kugira ngo aduhuze. Ivy ati rero yabikoze. Icyakora noneho abikoreye igihe noneho pe byari bikenewe. Yamati cyane. Ivy yitegereza Liam agahera akamuga ati Liam, kuva nakwiga kukumenya wampaye byose wari ufite. Wampaye urukundo, wampaye umunezero, wampaye ibyo ntari narigeze mbona kuri Ayman. Watumye umutima wanjye wongera gukunda, utuma nongera kugira icyizere nyuma y'ibyo Ayman yari yankoreye. Watumye nongera kwishima mu gihe numvaga ko ibyishimo byanjye byose ari hafi ya nabyo, byose byagiye. Reka mbanze ngushimire ku bwa buri kimwe, gusa nanone sinabura kukunenga. Liam warantengushye, warandijije. Mu buzima ntukumva amabwire, kuko amabwire arasenya niyubaka. Ntekereza ko ubu njye nawe tuba tubana nk'umugore n'umugabo iyo utaza kumva amabwire, kandi ntekereza ko ubu njye nawe tuba dufite umuryango mwiza kandi wishimye. Ariko siko byagenze. Byari byiza kukumenya, byari umugisha pe. Ntabwo nicuza kukumenya, kuko hari igihe wigeze kuba byose nari nkeneye. Sinicuza kugukunda, kuko mu gihe cyanjye nawe byari byiza pe. Liam, iyo nza kuba mfite ubushobozi ntabwo urukundo rwanjye nawe rwari kugira iherezo, ariko ndagira ngo wumve uko kuri. Njyewe Ivy, iyo nkunze nkunda nk'umusazi, niyo ngiye kwangananga nk'umusazi. Iyo ngukunda mba mbimininga, ariko niyo nkuretse mba mbimininga pe. Urukundo nagukundaga sinabona uko ndusobanura. Nagukundaga by'ukuri kandi by'imamo. Nta munsi n'uyu n'umwe nigeze nifuza kubaho utari iruhande rwanjye, ariko uyu munsi mbona ko utari warandemewe. Ntabwo twembi hari uwaremewe undi. Liam, nanjye nawe bazigera babaho. Numvaga nshaka kukwihoreraho, nkakubabaza, nkagutoteza, nkatuma unyura mu buribwe nk'ubwo nanyuzemo. Ariko nanone naje gusanga uwatari we Ivy. Mfite itandukaniro, mfite uko ngenda. Liam, nagerageje kwihigamo urukundo ngo nongere ngukunde, ariko nsanga umutima wanjye ufite undi muntu usigaye ukunda. Ahari kugenda kwawe byari umugisha, kuko byatumye mpura n'urukundo rw'ubuzima. Umbabarira, hari amagambo ndi kukubwira ntago aryoheye amatwi, arashaririye kuyumva. Ariko Liam, ntabwo nakongera kugukunda. Nukuri narabigerageje pe. Ni na kenshi nagiye numva nakubwira ngo dusubukure ubukwe,
ariko nakwibuka ko ngiye kubana n'umuntu ntakunda nzaba ubuzima bwanjye bwose nicuza ngahindura ibitekerezo. Mfite indi nkuru y'urukundo, mfite indi nkuru y'ubuzima, mfite undi muntu nkunda kano kanya Liam. Umbabarire ko ngutengushye, umbabarire ko bitari bugende uko ubishaka no kubyifuza, kandi umbabarire ko ngiye kuva mu buzima bwawe mu gihe utabitekerezaga. Liam yitegereza Ivy akamubwira ati Ivy, reka ngushimire, urakoze kumbwiza ukuri. Ahari biragoye kubyumva no kubyakira no kwiyumvisha ko ibyo uri kumbwira byaba ari ukuri, ariko ntabura umbereye inyangamugayo, ntabura umbereye intwari, ntabura umbwije ukuri mu gihe abandi bakwihorera. Nibyo ndagukunda pe, gusa nanone si ibinkwiriye. Ivy nagusabye imbabazi, basi niba ari igihano ndemera ngikore, ariko wimbwira ko ufite undi muntu ukunda. Ivy ati Liam, ntago ndi hano kugira ngo nkubeshye, nta nubwo ndi hano kugira ngo nkine n'amarangamutima yawe. Nose byamarira iki? Nose ubundi byangeza kuki? Ubundi se byanyinjiriza iki? Mfite undi muntu turi gukundana, yewe namaze no kumwereka umuryango wanjye. Ese nabura nturi no kureba ku rutoki rwanjye? Ntago ubona ko hari ikindi kimenyetso? Liam ati ntabwo nabyemera. Abakobwa musigaye mwiyambika fiançailles, wabona ariyo wiguriye, kuko amafaranga yigura ntago yabuze. Ivy ati iyo mikino sinjya nyikina, iyo ni depression. Sinzigera nkora ikosa ryo kwiyambika impeta kandi hari umuntu ugomba kuyinyambika. Abo bakobwa ni abandi ntago ari bungewe. Umuntu witera akiyambika ring ku buryo aho agiye hose umuntu wese aba azi ko ari engaged, ahubwo bafite ikibazo. Rero njyewe ntago ndi type y'abo bakobwa. Ikindi ntabwo iryo kosa narikora, sinanabitekereza no mu ntekerezo zanjye, ahubwo ukwiye kwakira uku kuri Liam. Liam ahera akabwira Ivy, akamubwira ati Ivy, ibi bintu ntabwo byashoboka, ntabwo wandeka, ntabwo wansiga. Reba ariko nemeye no guhara byose. Priya naramwirukanye, nakoze ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo nongere nkugire, ntago ari uko nguko wanyitura. Ivy ati Liam, naragukundaga pe, ariko uyu munsi kongera kugukunda byarananiye. Ngerageza kubwira umutima wanjye ko nkwiye kugukunda, ariko ukampakanira ukambwira ko nkwiye gukunda Kian. Uyu munsi umutima wanjye ufitwe n'undi muntu utari wowe, kandi umutima wanjye arawuyoboye, ndi no mu rukundo rwe cyane. Mukunda rwinshi kandi mukunda byimamo. Ntago nzi icyo ejo hazaza hazatuzanira njye nawe, haba urumuri nangwa se umwijima, ariko ntabwo rwose ngishoboye gutegereza, kuko singikeneye gukomeza kumuhisha isi. Nkeneye abantu bose ko bamenya urwo mukunda, kandi isi yose igakomeza kumufata nk'uko mufata. Ni nayo mpamvu nahereye kuri wowe, kugira ngo byose ubimenye. Mfite undi muntu nkunda, akira ukuri ko njye nawe twatandukanye. Yamahera akabwira Ivy
akamubwira ati n'inkweto nambaye nzayigurisha, ibyo nunze byose nzabigurisha, ariko nta muntu uzigera kuntwara. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese aho Liam arakomeje nango nagakomeje. Ubundi se iherezo ni irihe? Inkuru yitwa Inzitane, jyewe nitwa Atete, ninjye wandika kandi ni nanjye wibagezaho.